fite impapuro za zindi za kera. Umuzingo wa kera bari warabibagiwe. Hano oya. Uyu muzingo nawe ukoze ndwaye. Nganira na hari ingingo. Izi mpapuro eshatu izo uri kureba zanditse imbere n'inyuma. Uri kubona titre? Yego. Iravuga ngo iki? Uko Rayon yiteguye. Uri kubona imbere? Yego. Uri kubona inyuma? Ndahabona. Uri kubona urundi rupapuro imbere? Uri kubona urupapuro inyuma? Cyane. Cyo bita rectoferis. Uri kubona urundi rupapuro imbere? Yego. Uri kubona inyuma? Yego. Ibi ni ibiganiro nagiranye na hari ingingo. Urwaye ukavuga ati ndafata telefone yanjye. Anganira uko Rayon yiteguye. Tuganire uko Rayon yiteguye. Nta kintu na kimwe kijya mu kibuga kitavuye mu gitekerezo. Niyo mpamvu nidushima abantu tukagaya abandi ntakagire ubigira personnel ngo abanzi yibakunzi oya. Na Rayon ntizatsinda match zose, hari igizatsindwa. Ariko what I like, icyo ndi gukunda byibura igitekerezo kirahari. Reka ngwaye nk'urugero. Dufata umukinnyi watsinze igitego. Somera aba bakinnyi babiri hano hejuru gusa. Aba babiri. Muhoza munsi urahabona eri 3. Aba bakinnyi babiri gusa. Gisomere sinanjye ubivuga. Gisomere. Muhoza dribble eri 3 dribble. Imbere gato yabo. Imbere yabo gato. Imbere gato yabo. Hano agiye nshyira utuntu ko nagiye mbyandika nyine mu bagufatishije. Bagenda bihuta cyane. Yego. Urakoze cyane. Urumva. Muhoza Daniel kuri dribble na eri 3 kuri dribble. Hanyuma iyo bagize gute? Iyo bagufatishije fresh. Ikintu hari ingingo abaziho niki? Baraguhitana. Barihuta cyane. Fata penalty yakorewe kuri eri 3. Ikintu cya mbere yakorewe mu defenseur niki? Yabanje kuzamukana umupira arabanza aramutwara. Kumutwara niki? Iyo ni dribble. Nibyo ise kumucenga. Amugejeje imbere arongera aramukatisha mugarura kuri box. Amwinjiza hehe? Kuri box. Undi yakoze iki kuko yamusize? Kuko yamusize nta kindi yagomba gukora no kumusobeka kumutwara akihuta. Bivuga ngo hari ingingo zi profile y'umukinnyi ari busimbuze icyo giye gukora. Ibyo yabimbwiye mbere yuko match iba. Uyu mupeti witwa Muhoza Daniel yatsinze igitego cya kabiri. Igitego cya kabiri cross yayitabye mu buhe buryo Iberi? Ni cross yaje imusanga kuri kurande rw'iburyo. Yaje yiruka. Yaje iruka baro asa naho ayisangamo. Urakoze cyane. Adepoza n'ikirenge ashyira poto ya mbere. Bivuga ngo yarari inyuma ya box gato mu gihe Kabanga yinduye cross umwana yaje yiruka wa muvuduko ya pace. Yo barihuta cyane. Batubwira no kuri Junior Kamene. Ahita yitaba iyo baro. Kamene yarasimbutse ajisha aba defenseur bose ba KVZ ubundi Muhoza Daniel adafunze yahise akora ouverture du pied barayishyiramo ariko ayishyira kuri poto ya mbere. Burane ikintu gikomeye bura poto ya mbere kugira ngo uzafate uyitsinde babigoye. Abenshi bashyira poto ya kabiri kandi umuzama kesha arayipangura ahari kureba ahita hasi. Mbere ko tugaruka muri match rero ubwabyo igihe twavuga ngo Rayon Sport iri mu mushinga ufatika ngafata decision nkajya kuyivisita. Icyo nashakaga cyonyine ni ukujya kureba koko ese hari igitekerezo kiri gushakirwa abakinnyi. Urumva ko profile bafite barazizi baziguze bazizi icyo bashakaga muri abo bakinnyi bari bakizi icyo babagiye kubashyiriramo iyo basimbuye babakizi. N'ubu ngubu ugiye kuri aba basimbura babo Atiso ndetse na Boris ngaba nibo bahera kwizigira. Yego. Soma ibintu byabo. Nabo bari babanje. Atiso na Boris bakunda profondeur. Uzi umuntu ukunda profondeur ni wa wundi ukunda ngo mushyire muri espace vide yiruke. Ntaga akunda gucenga wakunda kumushyira muri espace vide akajya gufinishing. Movement espace zitandukanye. Bakora movement yego baba buja cyane mu kibuga bashaka espace yego. Movement espace zitandukanye ntabwo bakunda one on one. Ntago bakunda
1 versus 1. ibyo hari ingingo yarabatoje arabizi. yanabivuze muri interview nyuma ya match yavuze ngo Boris Gbenu na Tiso bo basabira mu espace nyine bakunda ku espace we mushyirireyo ubundi barayisangayo kubera umuvuduko wabo ntabwo banyine bakunda baro ngo bayizamukane oya bashyirira ahantu muri espace vide. Gutoza ni iki rero? Gutoza ni ikintu kimwe. Gutoza ni ukumenya the players in your disposal, wamara kumenya abakinnyi ufite ukabona kugena umukino bakina, style of play uyihabwa no kumenya. Ikibanza rero niwo banza kuvuga ngo ndashaka gukina nti, warangiza kumenya uko ushaka gukina ukagura abakinnyi bajyanye n'uko ushaka gukina, noneho ukabashyira mu myitozo kuko wazanye profile zigiye zitandukanye. Abo bakinnyi ukazajya umenya ngo ndatangirana n'aba abafite izi karite cyangwa bafite ubushobozi, match ningora muri ubu buryo uyu n'uyu baraza guhindura ibi n'ibi bijyanye n'ubushobozi bafite. Ubwo rero mu ijambo rigufi icyatumye Rayon Sport yitwara neza mu mukino suko yakinnye n'ikipe yoroshye wenda kurusha Gor Mahia. Bandusubize icyo ngicyo ko nari kukikubaza ukwacyo. Yego, kuko abantu abareba baravuga ngo twayitsinze ariko ni KVZ kikosi cha Valentia cha Zanzibar magambo arambuye baravuga bati twayitsinze nibyo ariko twatsinze ikipe yoroshye. N'abakunzi ba APR baravuga ngo reka tuyitegereze ku mamace ya nyayo. APR imbabaze batsindwa na Murandege ni yahe? Muri Zanzibar yabaye ya kabiri ahubwo kuri ibintu bimwe biba bisekeje kubera ko abantu niba ari ukudasobanukirwa no kutamenya. Ntabwo umuntu atsinda ikipe cyangwa watsindwe no gukomera cyangwa koroha. Gutsindwa kwa mbere utsindwa kuko wowe utiteguye, ntuzi abakinnyi ufite, ntuzi ikipe ufite, ntinatoje. Iyo utabizi rero gutsindwa biri clear and obvious. Niyo waba ufite abakinnyi bari ku ruhe rwego mu gihe batahurijwe umukino ntibashobora gutsinda. Nangwe ngo Rayon Sport hari imikino izatsindwa. Ntabwo nshaka kuvuga ko Rayon Sport izava wenda muri Sekafa nta match rimwe itsinzwe. Ntabwo nshaka kuvuga ko izatwara champion idatsinzwe. Ntabwo nshaka kubwira yuko izatwara ibikombe byose. Ishobora no kutayitwara. Ishobora no kutayitwara. Ikintu cy'ingenzi cyane ni iki ngiki. Ni ukuvuga ngo aba bantu bafite ikipe baguze bazi barayitoza bazi karite z'abakinnyi babo bazugiyemo n'usimbura icyo bakora, ibindi byava muri resulta ubushobozi bwaba limite bijyanye n'abakinnyi bafite, ariko byibura akazi bagombaga gukora mu kugura neza profile zitandukanye, kuzitoza no kuzimenya ako karakozwe. Ako ni kumanza kwishimira byibura ukavuga ngo let us be proud at least ko abantu bakoze akazi kabo neza. Ibyo kuba baba limite Hilal ushobora kuzikabatsinda. Yego. Bashobora kuba bagira wenda tuvuge batanasoka wenda ngo bagene no kuri finale. Wenda na Simba banahura cyangwa n'indi kabatsinda. Yego. Bashobora no kudatwara champion. Ariko se byibura abantu bari gukora akazi kabo neza. Abantu bari kubaka ikipe neza. Yego. Byibura urashaka abakinnyi b'abanyarwanda impact bagize mu borero yaguze ku isoko ikabiri obvious. Penalty yakoreye ku mwana w'umunyarwanda, igitego cya kabiri cyatsinzwe n'umwana w'umunyarwanda. Yego. N'abakinnyi babiri Rayon Sport yaguze maksudi ku bushaki bizi neza icyo ibagurira. Uri kwibona? Cyane. Kandi inasobanukiwe neza icyo bazane ko gitandukanye n'icyo abanyamahanga ifite. Yego. Ko bagomba kuba bafite karite zitandukanye kugira ngo badakina ibintu bimwe bisa. Yego. Icyo ngarukaho rero ni iki? KVZ sinshaka kuvuga yuko ari Hilal. Ntabwo nshaka kuvuga yuko KVZ ari Simba. Ntabwo nshaka kuvuga ko KVZ wenda ari Gor Mahia. Iri munsi ya za Gor Mahia. Nibyo. Kipe yatsinze ya APR iraruta iyo Rayon Sport yatsinze mu bintu byose. Ariko igishimishije kimwe nuko byibura ni nacyo ntinda habare bagomba gucyura. Nuko byibura ikipe yabo irimo kubakwa neza. Period. Mu bushobozi nkene bwanyu mu mikoro make nubu hari imyanya bikigaragara yuko mudafite. Yego. Naho turaza kuyigeraho. KVZ yatwaye igikombe cya champion muri Zanzibar. Icyo mvuga ni ikipe itwaye igikombe cya champion ni ikipe yitoza, ni ikipe ikina imikino, ni ikipe iri professionnel. Cyane. No ngo iyo kipe rero
ntabwo bavuga ngo baro bayifataga ngo bagacenga uko bibone ni ikipe nk'andi makipe yose twabonye amakipe nka za Mogadishu ntabwo bari batsindwa bangije na Simba amakipe mato nyine nayo ngo wowe ureba uko ikipe yakinaga kuko mushobora no gukina n'ikipe nini mukayitsinda ariko mutakinye neza wenda mugakina niyo hari irari ariko umuntu yareba uburyo mwanatsinzemo ntabwishimire ukajya ubona nyine harimo ibihanga rero ntabwo ahanini ureba adversaire ureba uburyo nyine ikipe yakinaga. Murakoze cyane. Icyo bisobanuye icyo twabanzaga kubanza gusasira ni ugusobanura nta cyakozwe gutsinda ekipe nubwo yabiri munsi yanyu ubwo nta kazi kakozwe ntacyo bivuze oya habaye plan iyo plan bayigurira abakinnyi bajyanye nayo kandi baraye bakoze execution batsinda umukino. Icyo nicyo niyo ngingo ya mbere. Noneho hari aho twahereye muri match Iberi yatangiye twibutsa ko abakinnyi 9 ni bashya mu ikipe ya Rayon Sport. Ikipe ya Rayon Sport uko wayibonye imaze kumenyerana bihagije, ni ikipe ubona irimo irakora execution z'umutoza uko yazikubwiye nuko amaranye n'abakinnyi iminsi 20 wenda mbo Rayon iri kumenyerana. Ushobora kubirebera muri match 3 bamaze gutsinda. Batsinze Jamus yatsinze nde muri Sekafa yatsinze Singida champion wa Sekafa 2 kubusa. Jamus niba yaratsinze 2 kubusa rero yayitsinze 4-3 murabyibuka. Yego bari kuvuga ngo ntago Rayon ngo ikomeye ariko Rayon yatsinze Gor Mahia 2 kubusa. Iyo Gor Mahia yaratsinze APR 5. Ushobora kumwe ngo yari muri precision ariko yarayitsinze indi rayitsinze itsinze ni match 2 kubusa. Rayon Sport uko nayibonye rero icyambere muri iyi match barabanje bategeka ekipe barayibwira ngo turaza kukurusha ikijyanye no kwiharira